ikintu umuntu ashobora kumbona akabona nditonda iyo ngenda na self respect, nyine respect biri kungaragaraho na discipline. Ntabwo ari ukwikina nk'uko abantu bavuga ngo ni ukwikina, ariko no mu buryo bw'imuvugire umuntu ashobora kwita gushushanya ishusho yakahita avuga ati uyu muntu uko karitonda cyangwa ntago yitonda. So nizera ko respect yanjye nyigendana na discipline natojwe, yaba mu mashuri cyangwa nyiri umwana, ibyo byose nyine ndabigendana, byashobora gutuma umuntu avuga ngo nditonda. Icyambere buri iyo ufite umuco bitewe no kuvugana n'abantu cyangwa niyo uri kugenda, bira umuco urakonta ahantu hose. Iyo ufite umuco niyo discipline ya mbere, kandi niyo ufite discipline ya mbere nibwo butwari bwa mbere. So ibyo byose biba bigaragaza ko uri inyangamugayo kandi witonda. Yego. Uri mu marushanwa Ange Rebecca, uri mu marushanwa yitwa ngo iki, ashingiye kuki, ajyanye n'ibiki? Amarushanwa yitwa Miss Black Festival. Ayo marushanwa ajyanye no kwagura abana b'abakobwa bafite imishinga igiye itandukanye. Ubu byatangiye mbere ari abakobwa 400, buri mukobwa avuga imishinga ye, baturamo abakobwa 59. Yego. Ubu icyiciro turi mu cyiciro cyo gutorwa babinyujije mu gukoresha telefone, amajwi bakazahitamo abakobwa 10 bahatanira mu ishanwa muri Dubai. Yego. Finali izabera Dubai. Yego. Hello guys, this is Rwanda Shine TV. Subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao ciao. Yes, ndagushimiye kandi nguhaye ikaze udahema kudukurikirana umunsi ku munsi. Giye musanzwe munzi nyuma ya kamera report Lieutenant General Commando de Brigade de l'Amour. Imbere yanjye ndikumwe n'abari batagira uko basa, ngo bakunda kuvuga ngo nabari bariboye, ariko ngiye sinjya nkunda kuvuga umuntu, ndabanza nkamuha umwanya we ubwe akabanza akivuga, nubwo nta mukobwa wivuga ariko barivuga amazina ya kamemo n'abantu bakuru. Muraza no kumenya impamvu bari imbere ya kamera za Rwanda Shine TV. Kora subscribe tuye twana migano byacu bya buri munsi. Ndahera kuri uyu nguyu undi imbere usa nka Rucanda, kamanza mu ikazo. Raho. Umuntu ukubonye bwa mbere yatatekereza iki? Umuntu wabonye kuri Rwanda Shine TV bwa mbere yabona ko abonye ndi. Umuntu mbonye bwa mbere kuri Rwanda Shine TV yamenya ko ndi Cyurinyana. Cyurinyana. Mugenzi wawe? Umuntu mbonye bwa mbere kuri Shine TV yamenya ko ndi Ange Rebecca. Wabuze impamvu nigeze nkubaza indi zina rya kabiri? Oya. Bura mu mazina ufite Cyurinyana niryo zina. Buri rangamuntu iramutse sohotse hariho izina Cyurinyana gusa bura ryakemerwa, ariko hariho irindi nkuko ngavuze ngo Ange Rebecca. Buri hariho Rebecca ntago ryaba ryemewe, ariko hariho ayiga ngo Ange Rebecca. Ange Rebecca niyo mazina ari kuranga muntu, ntago nabyemera. Ngende utsanga kuranga muntu hariho Ange Rebecca, ndatangura akantu. Ndabikora rwose. Na Angelique Ange. Ntari Nyarwanda njya ni Ange Rebecca. Uyu mukobwa n'umuzungu wo mu Rwanda. Amakuru yanyu ni meza cyane. Yego. Ndabanza mbazungu epfese muravukana cyangwa? Uretse tuvukana. Ambere tante actually. Buretse gato. Umuntu utaza amasano ubwo avukana mama wawe. Yeah. Mama we ni big sister wanjye, mama we ni mukuru wanjye, ubwo no kuvuga ngo ndi tante we, ariko most of the times abantu bavuga ko turi aba twins kuko turasa nyine. Muri kuri Rwanda Shine TV rero, ni igiki gishobora ni cye gikorwa buriya iyo tubonye umukobwa mu buzima busanzwe tubona ko ari umukobwa, ariko nka umuntu akubonye ni igiki yatarebera akavuga ati uriya mwari aritonda? Ni nk'igiki kuri umuntu yashaka kwitareba agatabona ko kuri wowe witonda? Ikintu umuntu ashobora kumbona akabona nditonda iyo ngenda na self respect, nyine respect biri kungaragaraho na discipline. Ntabwo ari ukwikina nk'uko abantu bavuga ngo ni ukwikina, ariko no mu buryo bw'imuvugire umuntu ashobora kwita gushushanya ishusho yakahita avuga ati uyu muntu uko karitonda cyangwa ntago yitonda. So nizera ko respect yanjye nyigendana na discipline natojwe, yaba mu mashuri cyangwa nyiri umwana, ibyo byose nyine ndabigendana, byashobora gutuma umuntu avuga ngo nditonda. Nawe nuko cyane rwose. Gute wowe?
icya mbere buri iyo ufite umuco bitewe no kuvugana n'abantu cyangwa niyo uri kugenda bira umuco urakonta ahantu hose kuko iyo ufite umuco niyo discipline ya mbere kandi niyo ufite discipline ya mbere nibwo butwari bwa mbere so ibyo byose biba bigaragaza ko uri inyangamugayo kandi witonda. Yego. Uri mu marushanwa Angel Becca, uri mu marushanwa yitwa ngo iki, ashingiye kuki, ajyanye n'ibiki? Amarushanwa yitwa Miss Black Festival. Ayo marushanwa ajyanye no kwagura abana b'abakobwa bafite imishinga igiye itandukanye. Ubu byatangiye mbere ari abakobwa 400, buri mukobwa avuga imishinga ye, baturamo abakobwa 59. Yego. Ubu icyiciro turimo turi mu cyiciro cyo gutorwa babinyujije mu gukoresha telefone amajwi bakazahitamo abakobwa 10 bahatanira mu irushanwa muri Dubai. Yego. Finali izabera Dubai. Yego. Mbere yuko dukomeza, we umuntu ashaka kugutora ubu ngubu musiga muri abakobwa bangahe? Ese ushaka kugutora yagutora gute? Dusigaye turi abakobwa 59. Umuntu washaka wese kuntora ni ugukoresha telefone nk'uko nabivuze, akagana imbuga nkoranyambaga zabo. Yego. Kuri Instagram ku mbuga nkoranyambaga zabo ni Miss Black Festival, then kuntora kuri telefone nimero yanjye ni 21 mu marushanwa. Kuntora ukanda akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 11 akanyenyeri 21 ariyo ya nimero yanjye urwego, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Yego. Wagiye muri amarushanwa ufite icyizere cyangwa waravuze uti kanjye kujya kugerageza ndebe ko byazakunda? Urumva icyizere ntabwo cyabura, kuko niba actually ngiye natangiye abantu bo mu rugo bakajya bambwira se ko wazagerageje ibintu byo kujya muri Miss. Ubu najya muri Miss gute, nabihera nkumva ntabwo biho nyine, wumva si ibintu byanjye. Hanyuma nza kubona iri rushanwa ndaribona, nari ndi kuri Instagram ndibonye, ndavuga ngereka umubyeyi wanjye, mfite ababyeyi banshyigikira, arambwira ati nta kibazo applyinga nyine mbona barambwiye waje mu bakobwa 400 ugomba gukora bino na bino. Mfata video mvuga ku mushinga wanjye, mbona mu bakobwa 59 batoye nabwo njemo. Yego. Nkuko bivuze ati ni umukazi wawe mubere anti, ni umwana wawe ubwo. Uyu mwana wawe tubwizanye ukuri, ndakeka byo byose mu rutana imyaka mike, niba no umurusha imyaka 2 cyangwa 1 uramuruta cyane. Okay, ntacyo, reka tubare ko ari cyane, ariko warebye yababona kakuruta. Umuha icyizere kingana gute? Ese ko umuzi, numva ngo self confidence zose urazizi, ubona umuha icyizere cyo kwakigubana mu marushanwa cyangwa ubona hari utunabura? Umubwiza ukuri, niba hari ikintu utamubwo mubwiye uti mbona aka kantu agakosoye byagenda neza. Okay, murakoze kuko ari umwana wanjye, of course ndamuzi. Apart from no kuvuga ngo ni umwana wanjye, hari ibintu abantu bajya bavuga ngo tuzi mu buzima busanzwe aba aunts aba ari abantu bakuru nyine mutari close, mubona ukavuga ati aunt yaje, ariko as you see urabona turi mu myaka imwe nyine, so we are very close guhera tukiri abana. So ndakeka yuko nyine ndamwizeye cyane, kuko nahageze nyine rwose turabishimira Imana kandi nibyo kwishimirwa, kuko icyambere cyo uko mwabibonye afite self confidence, kandi mu buzima no mu buzima busanzwe burya self confidence nicyo kintu cyambere gikora. Icya kabiri nizeye project ye irafatika, irumvikana, kandi nizera ko aramutse abonye amahirwe project ye hari ahantu yageze u Rwanda ndetse na Africa muri rusange, East Africa and n'ibindi bihugu. Hanyuma ikindi kintu nyine afite hari ukuntu nyine twakundaga kwifotoza kera turi abana, tukamubwira ngo nguri photogenique, nguri photogenique, tukamubwira ngo watweretse posteri, watweretse this and this, nyine dufashe. Rero hari ukuntu amefi ibintu ukabona nyine like no mu misi nyine
nyine ibintu byose akora ni iby'abamiso ndamwizeye cyane 100% kandi ndabizi ko n'Imana itazadutenguha. Uburyo abivuzemo niko nawe wabyumvagamo? Urebye niko nabyiyumvagamo kuko of course ni tante wanje aranzi nkuko yababwiye aranzi buriya niyo umutante wawe mutavugana ariko actually abakuzi. So nkuko yababwiye twenda nubwo ari tante wanje kutwenda kujya mu myaka imwe, urumva twabaga turi kumwe bakanyakuraja bakambwira. And also nanjye ku giti cyane ndabizi ko ndi umuntu like ugira self confidence muri njye, mbavuga ndashoboye kandi ndi umukobwa w'umuco. Ikindi nawishema n'igihugu cyanjye, ndi umunyarwandakazi, why not? Navuze ati yego reka mbiko ko mfite n'umushinga mwiza of course. Yego. Umushinga n'ubuhe umuntu ifuza kugutora kuryo nyine afite ibyo yashingiraho? Umushinga wanjye no kuvuganira abana b'abakobwa bafatwa ku ngufu nawe babona ubutabera. Bafatwa ku ngufu. Wow, ni umushinga mwiza. Kubera iki wagiye muri Miss Black Festival utagiye muri Miss Rwanda? Ni ukubera iki? Ni uko wabonye ibyo bashingiraho muri Miss Rwanda utabishobora? Kuko ko hari metero ngo bareberaho, izo metero warerebye usanga urazujuje ko ngende ko utari muremure cyane. Ni ukubera iki? Impamvu nagiye muri Miss Black Festival nagiye muri Miss Rwanda nuko igihe bari bagura muri Miss Rwanda nago nari nushuje imyaka bafatiragaho. So Miss Black is nushuje imyaka, so it's my time to shine. Urabyumva? Wow, interesting kabisa. Uramutse ubaye rero Miss, usibye ibyo ngibyo wahindura, hari abantu aba Miss barangiza imishinga yabo turanabizi pe, ugasanga bise birangira ageze ku ntebe bihise birangira ibyo yari yapanze gukora ntagenda kimwe akora, akabigerageza ariko akayerekana gato ariko undi agatagenda. So yabizi wewe niko uzakomeza? Urebye nta muntu wivuga nabi, sibyo? Ariko buriya ngiye ikintu navuga ari nacyo nshaka kubwira abanyarwanda ndetse n'undi muntu wari wese nkurikiye. Ntago abantu bose bamera kimwe. Ngiye nzi icyo nshaka kandi nzi n'icyo nshaka gufasha abana b'abakobwa. Ko uyu mushinga natekereje ntago ari uko ari njye nyine ubufite, ahubwo icyo nakoze nasanze icyo kibazo gihari kandi mbona n'abandi babuvuze nta kintu barawukoraho. Ngiye rero nshaka gukora ibyananiranye, nshaka kubafasha kuko ndafasha abagenzi banjye, ndafasha urubyiruko rugenzi rwanjye. Yego, so icyo nababwira nuko rwose nzabishyira mu nshingano uko nabyiyemeje, mu bikorwa nzabikora neza pe. Yego. Reka tugushimire rero, tugushimire yuko witabiriye ubutumire bwacu, tugushimire yuko kandi tukomeze tukwifuriza intsinzi. Niba ikindi ushaka kubwira abakurikira Rwanda Shine TV wababwira? Murakoze cyane. Message nshaka guha urubyiruko no kubabwira ati we dream but let us try to chase our dream. Murakoze. Nawe niko wavuga? Nanjye message nabahereza nuko bakomeza gushyigikira umuvandimwe wacu kugira ngo projet ye izagire byinshi hindura mu Rwanda. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Abwo cyane Rwanda Shine TV rero niba wumvishe nimero yavuze wakongera twibutsa uburyo bagutora kugira ngo bigende neza. Ego, uburyo wanora nimero yanjye mu marushanwa mfite nimero 21. Uburyo wanora ukoresha telefone yawe. Uburyo wantora wakoresha akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 11 akanyenyeri 21 ariyo nimero yanjye urwego hahitazaho gutora Rebecca ugakurikiza amabwiriza. Murakoze. Murakoze cyane, katugushimire wowe wakoze iki kiganiro, mukonze kuri subscribe aho hasi, tukomeze kutubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao. Hello guys, this is Rwanda Shine TV. Subscribe, comment, like and share. We know the vibe. Ciao. Ciao ciao.